Turabasuhuje aho muherereye hose mukomeze kugubwa neza cyane gatanu kuri gatanu, aho muherereye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, kuri mwe mwese mukomeze kumera neza kandi nizeye ko bikomeje kumera neza cyane, Imana ikibarinze cyane. Kuri mwe bitameze neza namwe mwizere ko biri buze kugenda neza cyane, Imana ibari hafi kandi Imana ibitayeho cyane. Uyu nta wundi rero ni Clarisse Karasira, umuhanzikazi nyarwanda uririmba indirimbo za gakondo, umuhanzikazi uzi kuririmba neza cyane hose bakabikunda. Ubu uyu Clarisse Karasira ari kugenda anyeganyeza inkuta z'inzu z'imyidagaduro nyinshi cyane mu muziki nyarwanda, ari kugenda atera intambwe nziza cyane kandi ishimishije. Amakuru mashya rero kuri uyu Clarisse Karasira nuko aherutse nanone kwiyegereza abafanizi be cyane, abakunzi b'umuziki we cyane. Uyu uherutse gushyira hanze igihangano gishya yise Ibarabara. Indirimbo yitwa Ibarabara y'uyu Clarisse Karasira nayo iri kugenda yandika amateka meza, iri kugenda ikora ibigwi byiza cyane, kuko ni indirimbo iri kugenda ikundwa cyane hirya no hino, kuko iyi ndirimbo Ibarabara ni indirimbo igaragaza ko irimo ubwenge ndetse n'ubuhanga, kandi ni indirimbo icurangitse neza cyane, yahimbwe neza cyane n'uyu muhanzikazi Clarisse Karasira, aho yagiye atanga ubutumwa butandukanye muri iyi ndirimbo, agaragaza ibarabara, agaragaza yuko adashobora gutuza akiri ku ibarabara. Uyu Clarisse Karasira agenda aririmba indirimbo nyinshi cyane z'umuco gakondo, indirimbo ziri mu njyana ya gakondo, ariko cyane cyane kenshi ziba ari indirimbo zigiye zirimo ubutumwa bwinshi, zikubiyemo ubutumwa butandukanye. Uyu yandika Clarisse yandika iyi ndirimbo Ibarabara, Clarisse Karasira we yisanishije n'umuntu uri ku ibarabara. Uyu ni umuhanzikazi ushoboye gutanga mesaje ikumvwa n'abantu benshi, kuko aba yisanisha n'ubuzima bw'abantu batandukanye, agaragaza kubaka imitima y'abantu batandukanye bari ahantu hatandukanye. Uyu yaririmbye story neza nk'umuntu uri ku ibarabara cyangwa se umuhanda nk'uko benshi babizi. Ibarabara ni umuhanda. Uyu Clarisse Karasira yisanishije muri iyi ndirimbo nk'umuntu uri ku ibarabara. Uyu Clarisse Karasira agaragaza neza muri iki gihangano cye yise Ibarabara yuko adashobora gutuza akiri ku ibarabara, kandi niko bimeze koko. Umuntu wese ukiri ku ibarabara, buriya ku ibarabara nta cyiza gihari. Umuntu ukiri ku ibarabara rero ntago ajya atuza, kuko ahora ahangayitse cyane. Ariko Clarisse Karasira akanahumuriza, kuko igihe birashoboka yuko Imana yagukura ku ibarabara nawe ikagushyira ahantu heza cyane. Agaragaza yuko rero inkoko yabika cyangwa itabika, bishoboka ko umuntu ashobora kuba yava ku ibarabara. Agaragaza ngo sinatuza nkiri ku ibarabara. Muri umuntu uri ku ibarabara ntajya atuza. Muri iki gihangano cye rero Clarisse Karasira yashatse kugaragaza ko adashobora gutuza akiri ku ibarabara. Uyu Clarisse Karasira ni umuhanzikazi w'umuhanga cyane. Uyu Clarisse Karasira yagaragaje ko ku ibarabara umuntu ashobora kurira nyamara atagira gihoza. Umuntu ashobora kubabara nyamara atagira umuntu wamuhumuriza. Agaragaza yuko ku ibarabara umuntu ashobora guhogora ntagire kirengera. Ku ibarabara ni habi cyane, buri umwe wese aba yigendera, undi yigendera yigira mu bye. Bumwe ushobora kuba uri ku ibarabara neza ukarira ukanahogora ntubone kirengera. Uyu Clarisse Karasira ni umuhanga cyane, agira ati ndarira ntagira gihoza, ndahogora ntagira kirengera. Uyu nguyu rwose Clarisse Karasira afite ubuhanga budasanzwe mu kwandika, dore ko muri iyi ndirimbo ye yise Ibarabara yisanishije n'umuntu uri ku ibarabara neza cyane, agaragaza yuko umuvu w'ibibazo ugenda umwisukiranya umunsi ku munsi kandi buri munsi. Agaragaza yuko umuvu w'ibibazo umutemba umutima. Uyu agaragaza yuko ku ibarabara umuvu w'ibibazo uba uri gutemba umutima. Uyu Clarisse Karasira ni umuhanga cyane.
muri iyi ndirimbo rero yiswe Ibarabara benshi barayikunze cyane kuko igiye ikubiyemo ubutumwa butandukanye cyane. Iyi ndirimbo ye iri kuri chaîne ye ya YouTube iri kugenda ikurikirwa n'abantu benshi cyane bari kugenda bayikunda cyane. Uyu Clarisse Karasira ari kugenda agaragaza neza yuko ari umuhanzikazi ushoboye. Muri iki gihangano cye nanone aragira ati ubuzima burahanda. Buriya hariya ku ibarabara ubuzima burahanda, ubuzima buragoye cyane, agaragaza yuko umuntu uri ku ibarabara ubuzima burahanda. Muri iki gihangano cye yise Ibarabara yagerageje kugaragaza yuko umuntu uri ku ibarabara cyangwa se uri ku muhanda cyangwa se umuntu utarabasha gufatisha neza ubuzima buramuhanda, ubuzima buramugora, ubuzima bugerageza kumurushya. Uyu Clarisse Karasira uyu agenda agaragaza muri iki gihangano cye, agaragaza yuko umuhanda uzonga kurushaho, umuhanda uzonga cyane, uruhanya kurusha ibindi bintu byose biruhanya, agaragaza ko umuhanda uhanda. Uyu Clarisse Karasira rero umuhanda urahanda koko, umuhanda urazonga, umuhanda urarushya, umuhanda umuntu uri ku muhanda umuvu w'ibibazo ugenda umwisukiranyaho buri munsi 5 kuri 5 ukamutera umutima. Iyo umuntu yizeye Imana neza akayisenga buri munsi adacogora, Imana ishobora kugukura ku ibarabara ikagutereka ahandi hantu heza cyane, nawe ukicara ugatuza nk'uko yaririmbye ngo sinatuza nkiri ku ibarabara. Umuntu wese ukiri ku ibarabara biba bigoye kuba yatuza ku ibarabara, biba bigoye kuba wahabonera ibyishimo cyangwa umunezero. Ku ibarabara ni habi cyane, buri wese agerageze aharanire uko yava ku ibarabara yisunga Imana rugira. Birashoboka ko rero wararurira ariko bwacyo ugaseka, Imana ikagukura kuri iryo barabara uri kugenda uririraho, Imana ikagukemurira ibibazo byawe. Dore ko uyu Clarisse Karasira afite amashimwe menshi yuko Imana yamugiriye neza cyane ikamukura ku ibarabara, nubwo agenda agaragaza yuko akiri ku ibarabara, ariko uyu abatanga message nyinshi kuko hari abantu benshi bakiri ku mabarabara. Dore ko hari na benshi bava mu mujyi w'iwabo, mu murwa w'iwabo wa kure cyane, bakajya gushakishiriza ubuzima ahandi ku yandi mabarabara, ariko bahagera bagasanga ubuzima bwabo ho burahanda cyane, bagasanga ubuzima bwabo burahanda, burazonga cyane kurusha iyo bavuye kure cyane. Uyu Clarisse Karasira ariko agaragaza ko hakiri ibindi byiringiro. Burya haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwa ariko kikanongera kigashibuka, kikongera kugira amababi meza y'ibitontome. Nta wundi muntu rero wagukura ku ibarabara uretse imbaraga z'Imana zonyine. Bakunzi ba Good TV Rwanda, turabakunda cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Mwibutsa utarakanda kuri subscribe, inkunga ikomeye cyane no gukanda kuri subscribe ukaba uteye inkunga ibiganiro byose bya Good TV Rwanda. Turabakunda cyane. We love you so much. May God bless you.